bivuze iki rero? Ntabwo urupfu rwa Stefano rwo rwonyine rwabaye, hari n'abandi batigeze bagaragara. Nubwo Stefano yari umudiyakoni mukuru, ntabwo rero yagomba kujya kudetaya n'abandi bantu. Hari n'abandi bana baravuga butumwa, barabahanuzi batigeze bavugwa, hari abaririmbyi bagiye bicwa na Pawulo. Kuba abantu bashobora gukizwa bagakomeza kureberwa mu ishusho n'indorerwamo y'ibyo bagiye babamo, haba ababazi n'abatabazi, ndabibwiwe n'ababazi. Ubibona ute? Nkurikije ko nakomeje guhata ikibazo kuri Pawulo, kuki Pawulo we agarukwaho nk'umuntu iyo shusho yayigize akagarutsweho, yanditsweho nubwo uvuze ko babibumbiye hamwe. Kuki umuntu yakijwe akakirika Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, abantu ku ruhande bakomeza kubonera muri ya shusho y'ibyo yabagamo, ntibizere neza ko yaba yarabiretse completely? No kubera iki? Rimwe na rimwe biterwa n'imyumvire y'umuntu nuko ashaka gufata ibintu. Hari abantu tuzi ujya kumva ngo uriya yahoze anywa inzoga none yabaye murokore, bakajya bakunda gucira imigani bakavuga ngo ngo ariko ramwibuka uriya yari umunyabyaha wa wundi mubi cyane. Bishatse kuvuga ngo iyo umuntu yakijijwe neza, abandi bari bamuzi barabimenya. Niyo atakijijwe neza niho uzajya kumva wumve ngo ntago nasenga Imana y'uriya muntu, ngo n'ibintu abamo n'ibintu akora. Ikaze nanone turagukunda cyane, ndagarutse Clement Bagemahe. Nuko ibigenda biza mu biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho, mwese mukomeze munogerwe na gahunda tugenda tubagezaho. Tubahaye ikaze mwese, turi kumwe n'umukozi w'Imana. Ntabwo ari ubwa mbere mugiye kumubona, ariko nanone ntiburaba n'ubwa nyuma. Tuyogaruka ku kintu gikomeye cyane, ku mikirizwe ndetse n'ibivugwa nyuma y'umuntu amaze gukizwa. Ariko ngiye ndibanda ku mpamvu ki Pawulo akiri Sawuli ari mu barenganyije, cyangwa yarayoboye igitero, cyangwa se yarayoboye abantu barenganyije bakanica Stefano uvugwa muri Bibiliya, bamuteye amabuye bimererwa nabi. Tujye kubigarukaho avec umukozi w'Imana agiye kutwibwira. Ariko kuki uyu Pawulo uyu Sawuli yaje kuba Pawulo amaze gukizwa, ariko amaze gukizwa nta hantu na hato hagaragara atanga ubuhamya yicuza icyamuteye kwica Pawulo, kugira ngo akomeze abandi iyo bavuye mu byaha kuba batanga ubuhamya, kugira ngo bagenzi babo nabo babone ko buryo umuntu ashobora kuva ahantu agatanga ubuhamya bw'ibyabagamo, akumira cyane abandi kugira ngo nabo bave mu bwiza bajya mu bundi. Turakwakire cyane, ikaze. Yego murakoze, Imana ibahe umugisha. Ni Pastor Prophet Eli muri kuvugana. Nifurije umugisha abadukurikiye muri aka kanya bose. Nawe Bagemahe, Imana iguhe umugisha kuba twongeye gukorana iki kiganiro. Uvuze ku ijambo rikomeye, uravuga uti kuki Pawulo akiri Sawuli yishe Stefano, hanyuma nyuma yamara gukizwa abaye Pawulo akaba atarigeze agira ahantu atanga ubuhamya bwo kwihana cyangwa gusaba imbabazi ku kintu yakoze cyo kwica Stefano. Mu magambo makeya, Bibiliya ntabwo yanditse ibintu byose bigaragara ngo igaragaze ngo Pawulo akimara gukizwa yakoze ibi gusa. Icyo Bibiliya ivuga ko Pawulo akimara gukizwa Yesu amukubita hasi ari ku ifarashi, ari mu nzira y'I Damasiko kwica abandi bera b'Imana, yagiye gutura mu rugo rw'ahantu bita kwa Gamariyeli. Yabayeyo arimo gutozwa gukorera Imana, abayo arimo mbese nko kwihana no kwicuza, kugira ngo abashe kuzahaguruka aho ngaho atakiri Sawuli ari Pawulo. Mpamya ntashidikanya ko icyatumye Pawulo adatanga ubu buhamya ngo agenda buvuga, yafatiyeho agenda akomeza akora urugendo. Kandi abenshi mu bera b'Imana bari baragiye bahunga bamutinya, bahunga ko azabagira nabi, bamaze kumva inkuru y'uko yakijijwe. Byari ikimenyetso gihagije cy'uko agomba guhabwa imbabazi. Imbabazi mu ijambo rimwe iyo Kristo akubabariye, ni uburenganzira bw'umuntu gutanga ubuhamya cyangwa nta butange. Icyangombwa nuko abantu babona atakiri gukora imirimo ihwanye n'iyo yakoraga. Niba Pawulo yaricaga abakristo akaba agarutse atakiri kubica, nta mpamvu dufite zo kujya kubaza ngo kuki atatanze ubuhamya. Ubuhamya bwabwo buragaragara bw'uko yahindutse, kuko najya guhagarara akavuga ati mubare nice Stefano, mubare nishe runaka, n'ubundi abantu bari babizi, byari bizwi. Uyu munsi Papa Clement, kuba nahagarara imbere y'iteraniro nkabwira abantu ngo jewe nari umujura natoboraga amazu, burya nari umujura nicaga n'abantu, yego ni ku bantu batanzi, ariko harahonzwi. Pawulo hari ahantu yarazwi hose, yari yaranditse amakuru akomeye.
bari bamuzi baramutinyaga, yari generali w'ingabo. Bivuze ngo uyu munsi ufashe umuntu ukomeye uzwi mu gihugu ukumva baravuze ngo yaguze indege runaka, si ngombwa ko ajya gutanga ubuhamya kandi asanzwe azwi kandi byamenyekanye, inkuru zahise zigaragara. Bivuze rero ngo icyo ushaka gutindaho, kuki twebwe rimwe na rimwe badusaba gutanga ubuhamya, ariko Pawulo akaba atarabutanze, ubuhamya bwe bwarivugaga. Hari ubuhamya abantu bakunda gukunda cyane, ati ndatanga ubuhamya rwose Imana yamvanye ahantu hakomeye, nari umusambanyi, nari umunywi w'inzoga. Ari ibintu bikunda kwamamazwa cyane mu iyobokamana. Hano turi mu gisata cy'iyobokamana, nshuti bakunze mudukurikiye, usanga n'ibintu byinshi abantu iyo babwirije abantu bakajya kwatura ibyaha, iyo batuye ngo barasambanaga banywaga inzoga, bumva ko ari ibintu bikomeye cyane batuye. Nyamara andi migenzereze n'imyifatire abantu bagira yo guteranya no gusebanya batavuga, kandi ishobora kuba mibi kurusha yenda n'abavuga ngo gusabana no kunywa inzoga. Hanyuma ubuhamya busa n'ubufasha abantu benshi. Kuki uvuga ko Pawulo atagombaga kuvuga ko njyewe rwose abari banze bikandikwa nari mubi gutya, biravuga ukuntu yari mubi, ariko maze gukizwa ndanahamya nkanicuza impamvu ki nari mu buyobe bukomeye, kuko nagize uruhare mu iyicwa rya Stefano umudiyakoni w'Imana. Kuki nyine Pawulo bakomeje kugenda bakwepa kumwandikaho ibintu nk'ibyo, kandi mu isi ya none abantu iyo bihannye bakomeza kureberwa mu shusho cyangwa mu ishusho y'ibyo bakoraga by'ibyaha. Aho ndahita nkubaza nanjye, dukomeza tuganira, kuki umuntu ukomeye, yego ukomeye uzwi cyane, niyo twashyira mu nzego za leta aho ariho hose, ni ukubera iki iyo yakijijwe akajya mu gakiza bikomeza guhishwa ko yakijijwe? Impamvu ntiyanatanga n'ubuhamya ngo avuge ibyaha by'iyabagamo. Kubera iki? Niba yari muri leta runaka akaba yararyaga ruswa, akaba yarasambanaga cyangwa agakora ibindi byaha, yego, ntabwo nakizwa azahagarara imbere ngo avuge ngo burya ngo jyewe, kandi urumva aracyari no muri leta, ntabwo azahagarara avuge ngo jyewe ngo burya ngo nakoraga ibi n'ibi ngo ariko ndabiretse. Tayari bagomba guhita bamufunga, kuko ibyo nibyo yakoze arimo kandi ubu aracyarimo. Ndashaka gusobanura iki rero? Ndashaka gusobanura ko igihe umuntu atanga ubuhamya akavuga ati jyewe narasambanaga, nanywaga inzoga, nakoraga ibi n'ibi, ugasanga barimo barabishyira imbere cyane, ni mu rwego rwo kugira ngo hagire abandi bantu bari bubashe kubyumva, bumve ko hari abandi bantu babashije guhinduka, kw'ibyo nabo barimo bakora burya babireka bigashoboka. None kuki none kuki ushaka kuva kuri Pawulo ngiye mpamya ntashidikanya ko byashoboka ko izo nzandiko zihari, ariko zikaba zitarashyizwe muri Bibiliya. Eriya ntunkwepe, njya no muri Google nta hantu na hato ngiye ndi kubikubaza nshingiye ko nanjye nzi kubishaka. Nta hantu Pawulo agaragara yicuza uruhare yagize akiri muri biriya byatarahinduka. Aho amaze gukirizwa nta hagaragaza atanga ubuhamya ati muhinduke nanjye nari mubi, yewe ndi no mu bagize uruhare mu iyicwa rya Stefano. Iki kintu kubera iki kitandikwa? Ni uguhishira Pawulo, ni ukudaca intege. Kandi ubu ngubu ubona abantu bakirijwe bahora babasubiza ngo mwihane ibi mukomeza, arigana gutanga ubuhamya, ugasanga bimeze ukuntu. Kuki Pawulo we atagarutsweho muri ubwo buryo mu nzandiko zose zanditswe? Njya nibuka igihe kimwe ubwo Yesu yaraciye ahantu umugabo bita Zakayo ngo yari yuriye igiti, ngo nuko Yesu aramubwira ngo ururuka muri icyo giti uyu munsi ndataha iwawe ndanaharara. Mu yandi magambo icyo Yesu yaramubwiye ngo ndarara iwawe ntabwo ari ukujya kuryama ko mu nzu nk'uko byagenze, ko ari icyo bita kuba mu mutima we. Yagomba gutaha mu mutima wande wa Zakayo. Ngo Zakayo akimara kwakira Kristo mu nzu we, bisobanura kwakira Kristo mu buzima bwe, yahise yihana. Mu bantu bari bari hafi aho bari bahateraniye, yaravuze ngo njyewe uyu munsi abo nambuye ibyabo ndabasubiza nk'ubye kangahe? Kabiri. Koko aranibasubiza. Bivuze ngo abari aho nibo bajyanye inkuru yo kwamamaza ibyabaye kuri Zakayo. Ntabwo Zakayo yongeye kugenda abwira abantu ngo nakiriye Kristo, ngo ndetse abo nambuye narabishyuye. Oya, ahubwo ubuhamya bw'ababibonye nibo bantu bagiye bavuga
ku nkuru z'ibyo Zakayo yagize gute yakoze, yuko akimara guhura na Kristo yafashe ibyari ibye, ubutunzi bwe, ibyo yariganyije abantu byose yabitanze. Ubwo ni ubuhamya bwigaragaza imbabazi yazisabiye aho ngaho. Iyo umuntu akimara kubabarirwa, akimara kwihana, yego papa Bagema, iyo akimara kwihana akireka ibyaha akakira Kristo, ubuhamya kubutanga ni uburenganzira bwe no kutabutanga. Ahubwo icyo twemera ni iki, nyuma yuko yakiriye Kristo niki cyakurikiye, imirimo yakurikiye ni iyihe. Niba ushaka gutinda kuri Paul kuba ataratanze ubuhamya, ntabwo ndi bugusubiza ibintu byinshi kuko ni uburenganzira bwanjye. Riya uyu munsi urakushyira imbere ya kamera unsaba gutanga ubuhamya bwanjye nkiri umupagani, nkabyanga, simbuguye. Kubera iki? Kubera ko numva atari ngombwa. Byanashoboka ko Paul ko yari umuntu ukomeye, byanashoboka ko banamuhishiriye. Baravuga ati hari umuntu witwa Paul wakijijwe, wahindutse, wakiriye Kristo, bamuhishira ko ari we muntu wagize uruhare rwo kwica ba Stefano bateye amabuye n'abandi. Kubera iki? Kubera ko yari amaze guhita asezerana n'igisirikare. Yego byagombaga kugira n'izindi ngaruka bimutera mu magambo makeya, ariko kugeza uyu munsi mpamya ntashidikanya ko uwemera kujya imbere ya kamera akemera kuvuga ibyaha yakoze numwe kwijana turetse na kera hatabagaho kamera. Bivuze rero ngo Paulo hari impamvu runaka tw'abantu tutabwiwe, ari nazo zishobora gutuma tugirana amakimbirane yo gora tubyibazaho tukabitindaho. Ntago Bibiliya rero yaduhije kubw'izindi mpamvu, ahubwo abanditsi bo muri icyo gihe bafite impamvu batigeze bashyiramo ubwo buhamya. Byanashobora ko Paulo akumubwira ngo duhereze ubuhamya bwawe, akabwira ngo mwese murabuzi nisha abantu. Egari birahagije. Kandi Bibiliya yitubwira ko Paulo yisha abantu. Yarabishe. Ubwo yabishe rero n'urupfu rwa Stefano rurimo. Ntabwo agiye kujya kwiregura, urumva nishe Stefano. Ubuse papa nunsaba kuvuga ngo nintanga ubuhamya bwanjye, nkavuga ati nageze Kimisagara ndasambana, ngeze mu Nyakabanda ndasambana, ngeze Nyamirambo ndasambana, no, ijambo rimwe nari umusambanyi, narabikoze ku buryo buhagije, narabikoze pe, nta detaye. Nuko kwa Paulo nimvuga ati nategaga indege giye nkajya hanze gusambana, ntabwo ndakubwira ngo nasambanaga yo 5 cyangwa 10, ndakubwira ati ngiye nategaga indege nkajya mu Burusiya, nkajya muri Canada. Ubwo mu yandi magambo uteze indege ntagenda ngo asambane n'umuntu umwe, indege irahenda, ngomba kugenda afite komande y'abantu benshi. Egari ko Paulo avuga ati jewe narenganyaga abera b'Imana, nkabahohotera nkabica. Egari ko na Stefano arimo. Bivuze iki rero? Ntabwo urupfu rwa Stefano rwo rwonyine rwabaye, hari n'abandi batigeze bagaragara. Nubwo Stefano yari umudiyakoni mukuru, ntabwo rero yagomba kujya kudetaya n'abandi bantu. Hari n'abandi bana baravuga butumwa, barabahanuzi batigeze bavugwa. Hari abaririmbyi bagiye bicwa na Paulo akiri Sawuli, ariko kugeza uyu munsi ntabwo bigeze bavugwa. Ariko mu rupfu rumwe Paulo aricuza ko yishe abera b'Imana. Bivuze ngo n'urupfu rwa Stefano rurimo. Ngaho ndi gushaka kujya kuba konvenkiho gatoya. Kuki Stefano we yatoranyijwe mu bantu bavugwa muri Bibiliya ko bishwe na Sawuli ataraba Paulo? Ya impamvu yatoranyijwe nuko ari umwe mu badiyakoni ba mbere babayeho umurimo wivuga butumwa ugitangira. Yari umudiyakoni mukuru, niwe muntu wakoze ibikorwa byinshi byo kuba hafi y'abashumba, kuba hafi y'abakozi b'Imana. Niwe mudiyakoni wa mbere wabayeho. Bivuze ngo kugeza uyu munsi umuntu wese ko ari umudiyakoni, burya bari umuntu ukomeye. Burya umudiyakoni aba ari umuntu buri kumwe n'umushumba. Burya umudiyakoni umushumba dari umudiyakoni abahari. Hari n'ibyo umudiyakoni ashobora gukora, burya umushumba ashobora no kutageraho ngo akore. Rero impamvu yavuzwe cyane urupfu rwe rwanditswe, izindi mpfu zigashyirwa muri rusange, no kubera ko yari umudiyakoni mukuru, yari umuntu uzwi cyane imbere mu batambyi. Kuba abantu bashobora gukizwa bagakomeza kureberwa mu ishusho n'indorerwamo y'ibyo bagiye babamo, haba ababazi n'abatabazi, ndabibwiwe n'ababazi. Ubibona ute? Nkurikije ko nakomejerwa ati ikibazo kuri Paulo, kuki Paulo we agarukwaho nk'umuntu iyo shusho yayigize akagarutsweho, yanditsweho, nubwo uvuze ko babibumbiye hamwe. Kuki umuntu yakijwe akakirikira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, abantu ku ruhande bakomeza kubonera muri ya shusho y'ibyo yabagamo, ntibizere neza ko yaba yarabiretse completely? No kubera iki? Rimwe na rimwe biterwa n'imyumvire y'umuntu nuko ashaka gufata ibintu. Hari abantu tuzi ujya kumva ngo uriya yahoze anywa inzoga none yabaye murokore, bakajya bakunda gucira imigani bakavuga ngo ngo ariko uramwibuka uriya yari umunyabyaha wa wundi mubi cyane. Bishatse kuvuga ngo iyo umuntu yakijijwe neza, abandi bari bamuzi barabimenya. Niyo atakijijwe neza niho uzajya kumva wumve ngo ntago nasenga Imana y'uriya muntu, ngo n'ibintu abamo n'ibintu akora. Bivuze iki? Hari umuntu ukizwa agakizwa igice,
agakomeza agakora bya bintu bikajya bituma abantu bakomeza kubona muri ya ndorerwamo kandi yaranakijijwe. Hari n'ukizwa neza hakagira abandi bamukurikira bitewe nuko bari bamuzi n'uburyo yahindutse. Rero bishatse kuvuga ngo abagaruka ku buzima bw'umuntu wakijijwe bagakomeza kubutera komantere biri mu buryo bubiri. Ni abantu batizera agakiza, batabyemera ibyo bintu by'Imana, bakomeza kubona muri ya shusho y'ibyaha, batemera Kristo cyangwa batemera ibintu atari uko bahakana Imana, ariko bakabata tibira ni imitwe bira nukubeshya beshya ntabwo yakijijwe. Hakaba n'abandi rero babyemera bikanatuma nabo bahinduka bitewe nuko bari bazi wa muntu. Hakaba n'abandi batabyemera bitewe n'imyumvire yuko bashaka gufata ibintu. Nk'uyu munsi abantu bakumva nanze ikiganiro bari basanzwe banzi ngo ayayaya ngo ngo agenga imbere ya televiziyo ngo burase ngo ngo arakijijwe kandi imbere babyemeraga, ariko kuko babonye hari intambwe yindi nteye bagahita babihakana bitewe n'imyumvire yabo. Murakoze. Paulo amaze kuba Paulo avuye mu busawuri bwe yabaye Paulo aba ngo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Paulo. Uyu Paulo ko yanditse ari wenyine mu isezerano rishya, nta wundi muntu wakoze nk'ibyo Paulo, nta wundi muntu wakijijwe ngo ahabwe ubutumwa na Yesu wundi ku buryo byose biharirwa Paulo. Muri icyo gihe Paulo abwiriza n'aba Petero n'aba Yohana n'aba Matayo n'abandi barimo bandika, kuko Paulo zimwe mu nzandiko afite zagiye zituruka ku butumwa yagiye akura mu nzandiko z'abamubanjirije. Nawe agenda ahabwa ubundi butumwa inyuma bwo gutanga, ariko yatangaga n'ubundi ubwuzuza bwa bundi. Ababwirizaga abandi imbere ba Matayo n'abandi babwirizaga cyangwa batangaga ubutumwa muri rusange. Paulo we yagiye ahabwa inzandiko zoherezwa abantu runaka bitewe n'imico n'ibyaha. Urugero rwa hafi, uyu munsi dushobora kuba dufite abantu nk'uko tujya tuvuga ngo abasinga ngo abacyaba amoko nk'ayo ngayo, ugasanga muri ubwo bwoko bagira imana yabo cyangwa bagira imigenzo yabo. Noneho kugira ngo Paulo abashe kubakura muri iyo migenzo yabo kugira ngo abashe kwemera Kristo, yabandikiraga akurikije ibintu batunga cyangwa ibyo babamo, akongera kwandikira abandi bitewe nabyo n'ibyo babamo. Kiraho se iyo dusoma urwandiko turacyari kuri Paulo utarashatse kuhamya ukuntu yagize uruhare mu kwica Stefano. Nkaba nkigaruka kuri Paulo. Paulo kubera iki urwandiko yandikiye ati urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto, urwandiko Paulo yandikiye Abefeso, urwandiko Paulo yandikiye kubera iki ubwo butumwe buza bugaruka buvuga gutyo, bakavuga ngo urwandiko rwandikiye Abefeso, bagavuga Abefeso bakabatubwira twebwe tutari Abefeso turi Abanyarwanda. Biterwa n'iki? Iyo mico yabo niyo twebwe dufite. Twebwe batuvuga ngo urwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya bihuriye hehe no kuba ndi Umunyarwanda? Bihurira yes, aho ngaho ushatse kunsetsa kuko uvuze ijambo abantu bajya bibaza ati se ngiye baransomera urwandiko rw'Abagalatiya ngende Umugalatiya. Nese ibyo muri Galatiya ko bari bafite imigenzo yabo n'ibyaha byabo, none ngiye nibyo mfite? Nshatse no kuvuga ngo kuki hano abapote cyangwa abantu bandika ngo bandikire urwandiko Eliya yandikiye Abanyagatsata cyangwa urwandiko Romeo yandikiye Abanyangororero. Kubera iki ibyo bitabaho ngo hazo none Bibiliya zishingiye ku mico tuvuge y'u Rwanda cyangwa buri bantu aho bari n'uryo nari ntanze? Ni kubera iki none bagahora ivuga butumwa rigaruka? Ubwo ndagaruka kuri Paulo wagiye korera mu mabi akaza gukizwa, yego Kristo akamufata nyuma ubwo buhamya wabo buzinzitse byagendeye hamwe, ariko akagaruka nanone ubutumwa yandikiye bari abantu ba muri bihugu byo muri Aziya n'ahandi, abikagaruka bitukireba natwe hano muri mugabane wacu wa Afrika. Yego, ndashaka kugusubiza mu ijambo ryiza kandi rikomeye n'ababyumva babyumvireho. Uyu munsi iyo bavuze ngo urwandiko rwandikiye Abikorinto cyangwa Abefeso, bari abantu bo muri kiriya gihe muri biriya bihugu, ariko nabo bari basanzwe bafite ibyaha byabo. Impamvu yabandikiraga ni nk'uko uyu munsi washaka kwandikira Clement ukamwandikira ati Clement nshuti yanjye, ndakwandikira ngira ngo nkubwire ko ibintu ukora ntago bigukwiriye nk'umuntu wamenye Imana. Ugomba guhinduka ku mico iyi n'iyi n'imigenzi iyi n'iyi ya za gakondo z'iwanyu, kuko umugabo wamenye bita Kristo ntabwo akorana n'ibyo. Nangira runyandikiye. Yes, nawe ukaba ufite abandi bantu uzi bafite bimwe mu byo ufite, yego nabo ukabafata rwa rwandiko ukaba warushishura, nawe ukabandikira kuko wamaze guhinduka, ukagira ibintu ukura mukabyoherereza abandi.
we wenda wasengaga izindi mana, wakoraga guterekera, kubandwa, ukanasambana, ukanica, n'urugero ndi gutanga. None wowe waba ugiye kwandikira bo barabandwa bakanaterekera ntibica, urahita ufata urwandiko nakwandikiye urushishure kuko wamaze guhinduka wakiriye Kristo. Uri kunkurikira? None nawe urwandike urwoherereza ba bandi, ubabwira turwandiko nandikiye Eliya. Ugomba kureka kubandwa no guterekera kuko umugabo ndi gukubwira bita Kristo wampinduye, ibyo bintu ntabwo akorana nabyo. Niba ushaka kumwakira ibyo bintu birekure, kuko nanjye niko nari meze kera, nawe niko wari umeze kera. Kuko nusoma inzandiko zose yagiye abaha, nta rwandiko na rumwe ruhuye n'urw'abandi. Buri bose yababwiraga ibihwanye n'ibyabo, kandi yabibabwiraga ari umwuka w'Imana umuhumekeyemo, yabaga ataranagerayo. Bivuze ngo yajyaga kujya ari bo bamuhamagaye, bakagezeho ko aho yagiye yimikira abashumba ba Timoteyo na ba Tito. Yes, yabanzaga kumenya imico yabo, akabanza akayimenya. Yajyaga kugerayo yarabanze kubaha inzandiko bamwe muri bo, akabanza kubahana no kubahugura kugira ngo bazamwakire. Wibuke ko hari aho yageraga yavuga ubutumwa atarabandikira, bagahita bamufata bakamujyana mu nkiko, bakamubwira ati uyu muntu yadututse, uyu muntu yadusuzuguye, yasuzuguye Imana zacu n'izi, bakamujyana hehe? Mu nkiko. Ariyo mpamvu yahoraga afungwa buri munsi. Bivuze iki rero papa, n'umuntu wese udukurikiye, niba umuntu amaze gukizwa akamara kumenya Imana, akaba atarafata urwandiko ngo yandikire inshuti ze yabanaga nazo mu byaha, aha nshaka kuvuga kuri Pawulo, ntazandikire ngo azibwire ngo inshuti yanjye runaka twabanaga mu kabari turara muri boîte de nuit, uyu munsi wa none ndagusezeye, ntabwo nzongera kuba mu kabari, kandi nkwandikiye mu izina rya Yesu Kristo uwanshunguye. Urumva nanditse nkangera iki? Ariko nshizemo Kristo wanshunguye. Uhinduke ku ngeso zawe nawe, kuko namaze kubona ko nta nyungu irimo. Bivuze ngo hari abo Pawulo yabanaga nabo, kuko Pawulo yatangaga itegeko ryo kwica, si we wafataga icyuma cyangwa imbunda ngo arase. Oya, yatangaga itegeko. Bivuze ngo uyu munsi niba nanjye yampindutse, reka nandikire bagenzi banjye, mbaburire, mbahugure, bamwe bazemera, abandi ntibabyemere. Bishatse kuvuga iki? Undi nawe namara guhinduka, nawe azandika urwandiko ibarwa mu izina rye, ayoherereze undi mugenzi we nawe w'umunyabyaha nkuko babanaga, kugira ngo nawe agire gute? Ahinduke. Bitandukanye rero nuko Pawulo yabwiraga ubwoko runaka bwinshi cyangwa se ishyanga runaka, ariko uyu munsi nkaba nakubwira wowe wenyine. Noneho kuba nta rwandiko rw'abanyagatsata ruhari. Impamvu nta rwandiko rw'abanyagatsata ruhari nuko nta muntu urabikora. Mu ba bishop dufite, mu ba apotre, nihagira ujya mu icapiro yandika ati Gatsata mugira ibyaha byinshi, mushikuza amatelefone, muri abasinzi, mbandikiye urwandiko ngo mureke gushikuza amatelefone, hari utubari twinshi, hari utubari twinshi. Ujye ku isi ya 9, reka mpavuge n'ahantu hazwi hano hafi Nyabugogo, ahantu umuntu usanga yambaye ubusa, ugende wandika inzandiko. Ku isi ya 9 hano bita ruguru ya Nyabugogo, ujya uzamuka ujya Kimisagara, bahita ku isi ya 9 muri Sahara. Ubandikire urwandiko ujye muri mu mwicapiro barucape, uzurwa urwomeke nkara nkutanga itangazo, buri muntu wese agenda rusome. Ntaba arabikora. Bivuze iki rero? Ntabwo ari uko kuba tukivuga ziranzandiko ari uko tudakwiye gushaka izindi twavuga, ahubwo nuko birivuga ngo uzongeraho cyangwa akagabanya ibyanditswe muri iki gitabo azagibwaho n'urubanza. Make twebwe nta Bibiliya dufite rero. Bibiliya dufite nizo badusigiye, ubwo bivuze ngo twebwe tuzakurikira ibyo badusigiye, ntazacu twemererwa kwandika. Shoti bakunze turi kumwe na Eliya. Hanyuma Pawulo nakomeje kuvuza ati Pawulo ntiyasabye imbabazi, ntaho agaragara avuga ko Stefano yagize uruhare mu rupfu rw'umudiyakoni mukuru wagarutsweho cyane, ati byakomatanyijwe hamwe. Gutanga ubuhamya bw'abantu uko bagiye bakizwa bikorwe gute rero? Niba ari gukomatanya ubuhamya mu byiciro bitandukanye by'abantu bagiye banyuramo, bikorwe gute? Nge ndumva gutanga ubuhamya byakabaye, reka twe kuri ubuhamya bwa Pawulo, twekure ubuhamya bwa ba Petero n'abandi, niturebe ubuhamya bw'abashumba turibo uyu munsi. Eliya ntanga ubuhamya bwanjye, ndi umushumba ki uyu munsi abantu banzi gute? Nta mushumba nari nabona uhagarara mu rusengero ari umushumba asigaye ari pastor cyangwa apotre, ahagarare ntawubaho ntawe nzi ngo ahagarara avuge ngo giye burya narasambanaga, ngo ahagarare ngo burya nanywaga inzoga. Oya, uyu munsi nanjye turi kuvugana, ntabwo nari nahagarara hano ngo mvuge iby'ibyo byaha byanjye nakoraga. Rero ndumva kugira ngo abantu bongere bakizwe twirengagije izo nzandiko zandikiwe abandi tutanahari, twebwe ubwacu nitugende dutanga ubuhamya, nitubivuge.
niba ndi umushumba runaka nambaye icyubahiro nimvuge ko nahoze ndi indaya, nahoze ndi umusambanyi, nararaga muri boîte de nuit, nararaga mu mahoteli, uyu munsi nkaba nsigaye ndi imbata ya Kristo, ubwo buhamya mu bukorere documentaire bambonaga muri iyo shusho ntibakomeze kumbona muri shusho, be gukomeza kumbona muri shusho, kuko nge nimara gukizwa nkabigumana abantu bakajya bambona nge ntaratanga ubuhamya ngo nerure mbivuge, abantu bazakomeza kumbona muri ya shusho yego y'abanyabyani. Nayo mpamvu Pawulo abantu bamwe muri kirya gihe batigeze bemera ko yakijijwe, kubera iki? Nta buhamya yatanze ngo ababwire, ari nacyo kintu wari ukeneye. none se kuki atatanze ubuhamya? Yakoze neza, yagize nabi, agombaga kubangamira iki mu ivugabutumwa? Ntabwo yigeze akora neza, kandi icyo byagomba kwica mu ivugabutumwa nuko hari abantu bamwe bagomba gukomeza kubona muri ya shusho. Iyo rero aza gutanga ubuhamya agahagarara hariya akavuga ati jyewe wari Sawuli nabaye Pawulo, nisha abantu, nisha abakristo, mumbabarire, natanze itegeko barabamara, ndashaka kwihana imbere yanyu, nimujya mumbona ntimukambone nka ya nyamaswa, kuko kugeza uyu munsi hari umuntu ukizwa yakubitana na wa mukobwa bajyaga baryamana, atatongera kubibaza bya bintu. Wamubwira ati narakijijwe, ati reka ntago nakwizera, rega nubunge nawe twakwicarana turi babiri, ntago bibaho, ndakuzi n'ukuntu wabaga nkikugeraho ugahita uterura ukubita hasi, mbabarira ntago nabyemera. Bishatse kuvuga iki rero? Nidutange ubuhamya, kuko ninkubona uhagaze hari imbere uri aposo, yego nkaba mbizi neza ko nyina harano twajyaga twibogeka, ukaba utarampamiriza ngo wivugire imbere y'abantu, ukaba n'ibyo bibwira gusa, ntago nzabyemera. Bivugira imbere y'abantu, abantu babimenyere, wenda ntuzamvugemo, ariko uvuga ati narasambanaga, nari indaya, nari iki, aho nzakwizera nabwo gake, twicarana ahantu, ariko kujya ahantu mu ibanga turi uwa babiri, ndakuzi uwo uriwe. Bishatse kuvuga ko Paul kuba ataratanze ubuhamya hari aho bibangamiye ivugabutumwa rishingiye ku buhamya? Yes, hari aho bibangamye cyane, kuko impamvu abantu benshi badakunda gutanga ubuhamya bomba ko ari ukwishyira hanze. Ni nayo mpamvu umuntu ashobora kuba yarakoze ibyaha bikagaragarira sosiyete nyamwinshi, kandi asanzwe mu ivugabutumwa. Uyu munsi wamubwira ati imbere ya kamera cyangwa ujye imbere y'iteraniro wihane, akaba atabyemera. Kubera iki? Aratinya ngo ari busebe, ariko guseba kwa mbere buryo no kutemera gutanga ubuhamya ngo abantu babone ko hari aho wavuye. Yego abantu bazaguca urubanza, banavuga ati umuntu w'umugabo nkuriya, umuntu nkuriya w'umunyabwenge akora ibintu nka biriya gute, ariko nyuma ikiza nuko bizabiba mu mutima wawe, kandi hari abandi bantu benshi bizagira umumaro kuruta kubyigumanira. Arakoze cyane Elia ku kiganiro cyiza atugejejeho, turagushimiye cyane kuba witabiriye ubutumire bwawe. Murakoze cyane, natwe turabashimiye kuba mwaduhaye umwanya imbere ya mikrofone. Uze byinshi bitandukanye kuri Paul na ba Stefano, tugarutse ku bigenzegereze y'abantu uko bagaragara mu gutanga ubuhamya, inzandiko zabayeho uko tuzibona, bakatubwira ubwandiko rw'abandikiye aba Filipe, nyamara urwandiko rw'abanyagatsata nk'uko nagiye mbagarukaho, umugani wa Yanga akunda kuvuga Nyakariro, nibanze kuri Gatsata kaba rudahari. Ibyo byose murabyibazaho nk'uko tuba tubyumva n'ubundi mubyibazaho. Umuvandimwe hari icyo asobanuyeho, ariko nawe ushobora kugira icyo uvuga, ushobora kugira commentaire utanga. Rero ni ibintu bigenda bigaruka mu gisata cy'Iyobokamana. Wakoze cyane, turagushimiye kuri contribution cyangwa uruhare rwawe utanze muri iyi myumvire benshi bagenda bafite, ari nabo tuba tugenda tubariza. Mwakoze cyane, mukomeze mubane natwe mu biganiro bitandukanye, turabakunda. Bye bye.